yubatse mu buso burenga 500. Iri no muri quartier nziza, iragurishwa ku giciro cyiza. Iyi nzu iri hano Kabeza hafi yo ku isoko, igizwe n'ibyumba 4 n'amatoilette 3 imbere mu nzu. Ifite rooftop nziza, nayibonye ikagiramo ibyumba binini, ko yubatse mu kibanza cy'ubuso 500. Iri ahantu heza. Umuntu waba ukeneye kugura inzu, ngwino turebane iyi nzu y'imari ifite parking ishobora kujyamo imodoka 6 z'amajipe, kuko ni parking nini ngari izengurutswe n'indabyo buri hantu hose. Ahangaha ifiteho indabyo nyinshi, yewe na parking yose izengurutswe n'indabyo. Ariko si ukubakwa muri parcelle nini gusa, ahubwo ifite na design nziza kabisa. Ni inzu isa neza, igaragara neza. Miliyoni 170 nicyo giciro ushobora kuboneraho iyi nzu. Iri hano Kabeza, yubatse n'amatafari ahiye. Inzu nyine igaragara neza, isa neza. Reba nawe design nkisanzwe. Hanze ntago nshaka kuhatinda, ndagira ngo tugende twinjiranamo. Rooftop yo uzamukiye hano hari ikirahure ukagenda ukagera hejuru. Ni rooftop ifite design nziza, kuko muri kubibona. Nuza gusura tuzajyayo tunatemberane kuri iriya rooftop nziza, ushobora kwicazaho abantu benshi mukaba mwaganira. Aho turahavuye tugeze hano kuri iyi terrasse y'imbere y'umuryango. Terrasse nziza nayo iriho amadesign meza, ariko unahindukije gutya nibwo ubona ya parking noneho neza. Ubona ko ari parking isa neza, igaragara neza. Aha hagiye hariho amadesign meza asa neza. Hanyuma urugi rwayo ni urubaho rwiza rwa mufura rutwinjiza hano muri iyi nzu nziza. Noneho wagera hano ugasanga ifite salo ihagije. Urumva nawe inzu yubatse mu kibanza cy'ubuso 500 ntago bisanzwe. Yubatse hafi mu bibanza 2, irahita igira salo nziza gutya, salo isa neza. Ahantu uzakirira abashyitsi bawe ukaba utuye ukumva unejejwe nabyo. Hejuru dufiteho plafo ya gypsum nayo nziza, ishushanyije neza, ubona isa neza. Aho ngaho salo ntabwo tuhatinda, tuhita dukomereza kuri salle à manger. Nayo urebe ko ari salle à manger nayo nziza, ishobora nayo kwakira abantu benshi. Ubwo iyo mvuga abantu benshi, ni salle à manger ishobora kujyamo intebe 8 cyangwa se 6, biterwa nuko uri kubikora. Ariko inzu yose igiye irimo plafo zimwe zigezweho za gypsum, zigaragara neza, zisa neza. Iyi nzu nakubwiye iri kugurishwa, iri hano Kabeza hafi gato yo ku isoko. Igizwe n'ibyumba 4 n'amatoilette 3, ikagiramo igikoni nk'iki ngiki cyiza. Nawe ubanze ureke dutemberane iki gikoni duhereye hano. Urabona utubati turimo, harimo igikoni cyiza cyane, ubona kigaragara neza kabisa.
urabona ko ari igikoni cyujuje ibintu byose, umwanya wa firigo, umwanya wa kuziniyeri, utubati duhagije. Iyi nzu ni nziza kandi irasa neza. Iki gikoni tukivuyemo, reka mbereke n'igikari cyayo. Urabona ko ifite igikari kinini cyiza cyisanzuye. Ahangaha ifite tuwarete yo hanze, aha kuri uru ruhande, ikagira ikigega hejuru, ikageraho ahangaha inzu y'umukozi, ikageraho igikoni cyo hanze n'agasitoke. Rwose ndakubwiye ngo ni inzu yujuje ibintu byose. Aho kwanikira uri kuhabona, ifitemo umwanya munini kuko n'aya manegisi y'inyuma ni amanegisi manini ubona yisanzuye. Aho turahavuye, reka dukomereze n'imbere mu byumba. Reka duhere kuri iki cyumba cya mbere cy'abashyitsi. Kino kiba cyegereye salle à manger. Banze ninjiremo nkibereke kandi icyumba kinini. Iyi nzu buri cyumba cyose kigiye kiyirimo ni icyumba kinini kandi kigari, ku buryo igitanda cyawe gishobora kujyamo kikajyamo neza. Niho hantu uzatura nyine ukaba ubayeho wisanzuye. Urabona ko ari ibyumba birimo amarangi meza, amaparafo ya gypsum, amadirishya manini meza, ni ibyumba byiza. Aha rero iki cyumba kikaba gifite na dushe na tuwarete, gifitemo dushe na tuwarete yacyo nayo isa neza, irimo amakaro meza, irimo tuwarete nziza, irimo shawa nziza, irimo ibikoresho nabyo ubona byiza. Ushaka kugura inzu rero wihutire kuduhamagara tugeze kuri izi mari. Ntiduhagarara kubereka imari nk'izi ngizi umunsi ku munsi. Ibindi byumba bitatu turabisanga hano kuri iyi korodori. Aho ukinjira uhita ugera hano ukahasanga ikindi cyumba kigari kinini. Icyumba ubunini bwacyo ushobora no kubonera ku makaro ukapanze, ubibona kirimo parafo nziza, kirimo ibikoresho nabyo byiza, yaba ari dirishya, yaba ari amatara arimo isawa. Hanyuma ahangaha hakaba umuryango usohoka. Uyu muryango uragenda ukagera mu gikari. Ibi byumba biba ari nk'iby'abana, impamvu baba barashyizemo kino cyumba, uno muryango usohoka baba bateganya ko nk'umwana ashobora kuva muri iki cyumba akajya mu gikari atazengurutse. Icyo gihe inzu iba ikase neza, muri bya bindi twita ngo gukata neza. Ibi byumba bibiri rero mberetse nibyo bikoresha iyi dushe na tuwarete. Bihurira kuri iyi dushe na tuwarete nayo nziza igaragara neza, yaba ari amakaro arimo, yaba ari ibikoresho birimo. Nimero yacu ni 0783303250. Izindi mari nk'izi ngizi nyinshi wowe duhamagare. Buriya hari nomero uba ukwiriye kubika muri telefone yawe, kuko iyi ngiyi waba ushaka kugura nonaha, waba udashaka kugura nonaha, waba ushaka kuzagura ikindi gihe, ahangaha ni ahantu ushobora kuzabonera umutungo, kuko ndibwira ko nta muntu utazakenera umutungo uko byagenda kose. Aha rero tubaha imitungo yizewe. Iyi dushe ndimo ni dushe y'icyumba principal. Usangamo amashawazi meza cyane, ibirahure byiza, usangamo hano lavabo nziza, usangamo tuwarete nayo igaragara neza, nayo ukabona ko ari dushe iteguye neza. Aho rero mpavuye ndahita nza noneho ngere mu cyumba principal. Cya cyumba gisobanura uko inzu iba imeze, gifite n'umuryango usohoka hano. Ndaje ndabibereka, ariko ubwo ndagira ngo mbere ku bunini bwacyo. Turahera kuri aya magariderobe arimo, turebe hejuru. Hose ni sawa, harimo ibikoresho byiza bisa neza, bigaragara neza, ariko nabwo nacyo ubwacyo ni icyumba kinini pe, kigari, kisanzuye, kirimo amadizayini meza, nawe ijisho rikwigera. Ubona ko ari sawa, amatara meza, urabona ko ari sawa cyane. Iki cyumba rero gifiteho na terase yacyo. Hano hari terase yacyo, umuntu mu gihe yicaye hariya ashobora kuba yakoresha. Ariko nyuma ya bya byumba bine hari na ofisi ushobora gukoreramo. Ubu ni iya gatanu, ni ofisi iri hano imbere ya chambre principale uko urimo urabibona. Aha rero maze kuyibereka neza inzu yose mu buryo bwose. Miliyoni 120 ziratuma uza ugurire inzu nziza iri hano Kabeza, yubatse mu kibanza cy'ubuso 500 burenga. Inzu nini nyine ubona yisanzuye, nawe uri kubibona, urabona ko ari sawa. Ubona ko ari sawa. Duhamagare kuri nomero yacu uze tugeze kuri inzu nziza iri hano Kabeza, irimo iragurishwa.